Reka tubashimire abakunzi ba Nexus TV aho muherereye hose. Muri aya masaha rero turavuze tukireka nubwo mu by'ukuri amakuru akomeje kuvugwaho, akomeje kugarukwaho arajyanye n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo cyangwa se Goma, ariko hari n'andi makuru akomeje kujya mbere mu bisata bitandukanye, politiki, imyidagaduro, siporo ndetse n'ibindi. Reka rero tunage amaso gatoya ku makuru umuntu yavuga ko ari amakuru y'imyidagaduro. Ni amakuru meza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, ni amakuru yerekeza ku birebana n'ubuzima bw'umuziki w'umuhanzi Ngabo Joubert Médard. Ngabo Joubert Médard guhera mu mpera za 2021, n'uwanasubira inyuma gato yanavuga ko ari muri 2021 kugeza n'uyu munsi amakuru ahari rwose. Amakuru yatangiye icyo gihe muri 2021 yavugaga ko agiye kuba umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko muri iyo myaka ya 2021 noneho mu mpera yaho akimara gushyira hanze indirimbo yitwa Queen of Sheba, ndetse n'indirimbo yakunzwe cyane kandi n'ubu ngubu igikunzwe yitwa My Vow. Izo ndirimbo zombi zikaba zishamikiye ku bukwe yakoranye n'umugore wiwe Mimi Mehifla, kuri ubu ngubu bafitanye umwana bise Mayra Ngabo. Mu by'ukuri nyuma y'izo ndirimbo abantu batangiye noneho kumva umurindi ukomeza kuzamuka cyane uvuga ku birebana no kuba Meddy yaba noneho mu by'ukuri agiye kuba umuramyi cyangwa se agiye kwinjira mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ni ibintu abantu bavugaga ko harimo kubisunikirwamo n'umugore we, n'ubwo mu biganiro amaze iminsi atanga aho agenda gukora amatuwa muri Amerika ndetse no muri Canada, yagiye agaruka kuvuga ko rwose umugore wiwe atari we wamusunikiye kuba yavuga ati reka njye mu bijyanye no kwiyegurira Imana cyangwa se gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kuko bahuye n'uwo mugore. Uwo mugore ahubwo ari umusilamukazi, ejo bundi byaranagaragaye abatizwa. Icyo rero dushaka kuvuga hano, icyo dushaka kugarukaho, dushaka kugaruka kuri Meddy. Ni Meddy umuntu yavuga ko afite agahigo gakomeye cyane, afite agahigo ko kuba ari mu bahanzi bake bo mu karere k'iburasirazuba bafite indirimbo yarebwe na miliyoni zirenga 100, inshuro zirenga miliyoni 100 kuri YouTube. Ni indirimbo yitwa Slowly. Ubu tuvugana, ubwo twatunganyaga iyi nkuru, iyi ndirimbo imaze kugira abarenga miliyoni 111 bamaze inshuro imaze kurebwa, niko umuntu yavuga. So rero icyo dushaka kugarukaho hano, dushaka kugaruka kuvuga ni Meddy noneho yamaze gutangaza yuko agiye shyira hanze indirimbo. Ni indirimbo yitwa Blessed. Iyi ndirimbo ifite amateka akomeye cyane, umuntu yavuga ko imaze imyaka igera muri 4 itegerejwe, kuko ni indirimbo nyuma y'izo ndirimbo twavugaga Queen of Sheba ndetse na My Vow, mu kwezi kwa Nyakanga 2022 yatangiye kwamamazwa. Indirimbo ivuga ko izasohoka, ariko haza kuzamo ikintu umuntu yavuga ko ni amakuru atari meza. Ni amakuru icyo gihe abantu bari beniteze ko ari indirimbo noneho igiye no kuzerekana umwana wiwe w'umukobwa yari atari yerekana n'inshuro n'imwe, ariko biza kuzamo ikibazo umuntu yavuga yuko umubyeyi we yitabye Imana. Urumva ni indirimbo yitwa Umunyamugisha. Umuntu yanavuga ko ndishobora kuba yaranahinduriwe context muri iki gihe, ariko icyo gihe yahise asa nk'umuntu ubaye nk'utuje gatoya, ahubwo haciyeho akanya mu mpera z'umwaka ashyira hanze indirimbo yitwa Grateful, yari ishingiye ku nkuru umuntu yavuga ko inkuru y'inshamugongo yo kubura umubyeyi wiwe, umubyeyi wamwigishije byose yakuze yigiraho, yigiyeho gucuranga, yigiyeho ibintu bitandukanye, aza gushyira hanze indirimbo yitwa Grateful. Indirimbo yaje gukurikiza iyo bita niyo ndirimbo. So rero guhera muri 2022 kugeza ubu ngubu iyo ndirimbo yitwa Blessed yari yitegerejwe n'abantu batandukanye. Abantu bibaza se Blessed izajya hanze ryari? Ariko uyu muhanzi nk'uko yabigaragaje, yamaze kugaragaza yuko ku munsi wa 4, ubwo ni umusibo ejo, iyo ndirimbo azayishyira hanze, azayisangiza abanyarwanda biwe. Yashyira hanze amashusho matoya agaragazamo amashusho agaragara nk'umuntu nyine. Urumva mu busanzwe Meddy ni umuntu nyine umaze kugira ahantu agera, amaze kugira agafaranga, ariko agaragaramo noneho n'ubuzima busa nk'ubuvangavanze, umuntu yavuga ko bwa rubanda giseseka. So rero ni indirimbo yitezwe ku wa 4. Ni indirimbo ije nyuma y'uko Meddy yari amaze hafi umwaka ashyize hanze iyo yitwa niyo ndirimbo. Ni indirimbo yakunzwe cyane, yakoranye na Dre Misigaro, ndetse kandi yaramaze iminsi nk'uko twabigarutseho akora ibitaramo bitandukanye, ndetse atanga n'ibiganiro ku buzima bwiwe, guhinduka kwiwe, yerekana ko Imana ariyo
yamuhinduye, ndetse nubwo yajyaga kwinjira mu muziki wa Sekira back in day za 2007 2008, icyo gihe hari umupasiteri wamurebye akamubwira ati uko ugiye ni nako uzagaruka, kuko indirimbo ya mbere murabizi Meddy yahereyeho ni indirimbo yitwa Ngirira ubuntu, yari indirimbo nayo yo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse mu bihe bitandukanye yagiye akomeza kugenda ashyira hanze indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. So ubu ngubu rero agarukanye indirimbo nshya yitwa Blessed, ni indirimbo ijya hanze ku munsi wa 4, ariko by'umwihariko ni indirimbo ije mu gihe abantu biteze Meddy Kigali. Abantu biteze Meddy Kigali, birari birakomeje kuba ari byinshi. Ni Meddy uheruka gutaramira i Kigali muri 2019, ndetse nyuma yaho yakomeje gutangaza ko hari abantu bagiye bamuha amafaranga atari make pe, menshi, ariko akanga kuza gutaramira i Kigali, kuko icyo gihe yari ari mu kuvuga ati mu by'ukuri sinifuza kongera kuririmba cyangwa se gukora ibitaramo bijyanye na Sekira, bijyanye n'ibyo yakoraga mbere, ahubwo yumvaga umutima wo gukomeza kongera umusunikira kuvuga ati reka noneho nkore wa muziki umeze neza, nkore umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana uhuye n'uko umutima wanjye umeze, kandi uzanamfasha kubaka urugo, kuko yavugaga ko rwose mu by'ukuri atari umuntu mwiza mu buryo bujyanye no kuba yabanira neza umugore wiwe mu gihe yari akisoma ku gasembuye cyangwa se yari akiri mu bijyanye n'umuziki w'isi. Ariko uyu munsi ibintu byahindutse, ndetse ubuzima bwe bwahindutse, yaba mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bw'umuryango wiwe. So rero ni Meddy ushyize hanze nk'uko tubivuze, ugiye gushyira hanze iyi ndirimbo yitwa Blessed. Mu by'ukuri yagize gute, abantu biteze ko ashobora kuza gutaramira i Kigali, kuza gutaramira i Kigali nk'umuramyi. Kuza gutaramira i Kigali nk'umuramyi rero kwa Meddy biravuga ko avuye muri Amerika, avuye Canada, umuntu ashobora kwitega wenda ko ashobora no kujya mu Burayi gukomeza gutanga ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo ndetse no mu buryo bwo kubwibwiriza butumwa. Ariko nanone mu Rwanda uyu mwaka 2025 umuntu akoze prediction ukabireba neza, wavuga ko uyu mwaka, impera z'uyu mwaka, intangiriro z'umwaka 2026, Meddy nta kabuza agomba kuza gukomeza gutanga ubwo butumwa bwiza, ariko noneho akaba yanahakorera n'igitaramo cyagutse. Ariko by'umwihariko amahirwe menshi akaza muri uyu mwaka 2025, aho umuntu yanakwitega album ya mbere y'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ya Meddy. Ni album birumvikana mu by'ukuri nk'umuhanzi kandi noneho winjiye mu bijyanye n'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, afite indirimbo zishobora kuba zigira nko urumva, afite Ngirira ubuntu, afite Grateful, nayo ni indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana. Niyo ndirimbo hari indirimbo yindi yakoranye na Dream Sigaro, hari indirimbo afite n'ubundi nayo yitwa Holy Spirit. Ni indirimbo umuntu yavuga ko zigera nko 8 gutyo zisanzwe n'ubundi ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ibyo rero bimusunikira ku kuba mu by'ukuri uyu mwaka 2025 yaba ibyo bitaramo abantu benshi bategereje ko ashobora gukorera hano mu Rwanda, ariko noneho hakanaza n'ikirebana n'uko ashobora kuba yashyira hanze album y'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Birumvikana kandi ni ibintu byagiye bikomeza kugenda bislidinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri ku mbuga nkoranyambaga, akurikirwaho n'abantu benshi. Uyu munsi Meddy ari mu bantu bafite umusaruro uri hejuru, yaba kuri za Spotify, yaba ubwo turavuga ku za mbuga zicururizwaho umuziki w'amajwi, ariko noneho hakaza no muri za mbuga zicururizwaho umuziki w'amashusho. Umuntu yavuga ngo kuri YouTube uyu munsi ari mu bahanzi bamaze kwibikaho miliyoni irenga n'ibihumbi 440, birenga hafi miliyoni n'igice y'abantu bamukurikirana umunsi ku wundi kuri YouTube, akanagira n'umusaruro wa miliyoni zigera muri 200 hafi 300 z'abantu z'inshuro ibikorwa amaze gusangiza abantu be kuva yafungura urubuga yarushyiraho indirimbo ya mbere muri 2017 2016, afite uwo musaruro ungana gutyo. Ariko n'ahandi yaba kuri za Press One aho yagiye hari ibihangano byiwe, n'ahandi hose yagiye agira, ubona ko hari indirimbo nyinshi kandi zarebwe cyane, zakunzwe. Kubitiye no muri Kenya, ni umuntu mu by'ukuri watanze umusaruro ukomeye cyane mu buzima bw'umuziki, w'umuhanzi witwa Hotel Brown, aho indirimbo bakoranye yitwa Dusma iri mu zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, ndetse kandi uyu munsi iranacuruza cyane kuri za mbuga zicururizwaho umuziki w'amajwi, Boomplay, Spotify ndetse na za Audiomack n'ahandi hatandukanye. So rero ni Meddy wamaze gutangaza ko agiye gushyira hanze Blessed, yitezweho kuba yaza gutaramira i Kigali, ndetse kandi akaba nitezweho gushyira
gushyira hanze album nshya, album izamumurika birumvikana nk'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse abantu banakwitegaho indirimbo uretse ko itaza kuri album ya Bruce Melody ariko ya Meddy, ariko bafitanye muri iyi minsi umuntu ashobora kwitega indirimbo yakoranye na Bruce Melody. Ni indirimbo nayo byanga bikunde binumvikana ubwo uyu muhanzi ari mu mujyo w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ishobora kuza ari indirimbo nayo igomba kuza ari indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana. Urumva joint ya Meddy, joint ya Bruce Melody, indirimbo bagiye gushyira hanze nayo ni indirimbo abantu bakwiye kwitega mu bihe bya vuba. So rero turabashimiye abakunzi ba Nexus TV, niba utayibakora subscribe kandaho, kandi ibyo bikagukandana na like, share yawe bikagukanda ku kazogero kugira ngo ujye ukurikirana amakuru meza kandi yateguye neza mu bihe bitandukanye. Turabakunda kandi turabishimiye, murakoze, murakarama, mugire impagarike n'ubugingo.